twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagaye nga kuri buri munsi kugira ngo adutume ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugereza kuri iki cyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe tariki 21 Nyakanga 2024. Nga masomo matagatifu agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 23 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Baragowe abashumba batererana ubushyo bwanjye bukagwa mu rwuri. Uwo n'Uhoraho bivuze. None rero Uhoraho Imana y'Isiraheli avuze atya ku bashumba baragiye umuryango wanjye. Ni mwebwe mwatereranye ubushyo bwanjye murabutatanya ntimwabwitaho. Nyamara ariko ngewe uwo n'Uhoraho bivuze, ngiye kubahagurukira mbahanira ubugome bwanyu. Ngewe nzakoranya ayarokotse mu mashyo yanjye, nyavane mu bihugu byose nayatatanyirijemo, nyagarure mu biraro byayo maze yororoke. Nzayashinga abashumba bayaragire. Kuva ubwo ntazongera kugira ubwoba cyangwa ngo akangarane, kandi nta na rimwe muri yo rizongera kuzimira. Uwo n'Uhoraho ubivuze. Igihe kiregereje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze nzagoborere Dawudi umumero, umwuzukuru w'indahemuka. Azaza ari umwami ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu. Ku ngoma ye Yuda izarokorwa, maze Isiraheli iture mu mutekano. Izina azitwa Niri. Uhoraho niyo butabera bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 23. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye. Anshora ku mariba y'amazi apfutse, maze akankomereza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni ya bushumba intera ubugabo. Imbere yanjye hategura ameza, abanzi banjye bareba. Ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Koko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzabagiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, abariho nibera iminsi yose. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 2 umurongo wa 13 kugeza ku 18. Bavandimwe, ubu muri Yezu Kristo, mwebwe abari kure y'Imana kera mwigijwe bugufi yayo, mubikesha amaraso ya Kristo. Koko rero niwe mahoro yacu. Abayahudi n'abatari bo yabahurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwabatandukanyaga rwari rumeze nk'urukuta ruri hagati yabo. Yakuyeho itegeko n'amabwiriza ariherekeza, kimwe n'imigenzo yabyo, kugira ngo bombi ari Umuyahudi ari n'utari we abahindura umuntu umwe mushya muri we, bityo agarura amahoro, maze bombi abagira umubiri umwe, abagorore n'Imana abigirishije umusaraba we, awutsembesha inzangano zose. Yazanywe no kwamamazamo inkuru nziza y'amahoro, mwebwe mwari kure kimwe n'abari hafi. Ubu rero twese uko twari amoko abiri, tumukesha guhinguka imbere y'Imana Data, tubumbwe na Roho umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 6 umurongo wa 30 kugeza ku 34. Muri icyo gihe intumwa zivuye mu butumwa bwazo, ari nabwo bwa mbere, ziteranira iruhande rwa Yesu, maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Nuko arazibwira ati, nimuze ahitaruye hadatuwe, maze muruhuke gatoya. Koko rero abazaga n'abagendaga bari benshi, bigatuma batabona n'umwanya wo kurya. Nuko bajya mu bwato, bambukira ahantu hadatuwe, bagira ngo biherere. Abenshi mu babonye bagenda barabamenya, nuko baza ku maguru baturuka mu migi yose bahirukira, ndetse barahabatanga. Yesu amaze kwambuka abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kristo umushumba mwiza akomeze kubaragira, mugubwe neza, mumererwe neza mu rwuri rwa Kristo. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ndifuza kuguha inshamake y'ibyumweru 2 bishize, nze gukongera n'iki cya gatatu tugezeho. Icyumweru cya 14 cyashize twazirikanye ku ijambo bita umuhanuzi, ubwo twabonaga Yezu yigisha umurimo wa Yezu Kristo wo kwigisha. Icyumweru cya 15 gishize twazirikanye ku butumwa, intumwa zigomba kujya mu butumwa zikagenda babiri byerekeza ku kuri. Yezu nzira, ukuri n'ubugingo, utuma intumwa ze ubutumwa bwo gukiza. Iki cyumweru cya 16 turazirikana ku ijambo bita umushumba. Ibyumweru 3 ni ibiduha incamake y'ubutumwa bwa Kiliziya, uko Kiliziya iteye, imirimo 3 yibanze ya Kiliziya ikomora kuri Kristo umuhanuzi. Icyumweru cya 14 umusaseridoti gutagatifuza, ndetse Kristo umushumba cyangwa Kristo umwami, wa murimo wa Kristo umwami. Ano murimo wa Kiliziya babyita mu Kilatini trimunera Christi, les 3 dons du Christ, impano 3 za Kristo, munus docendi, munus sanctificandi, munus regendi. Uwo murimo wa gatatu rero munus regendi niyo tugiye kuganira kuri cyumweru cya 16, umurimo wo kuyobora. Kristo umwami arayobora nyine, umushumba mwiza Kristo umwami. Bityo nawe ngero urebe, ese nanjye aho ndi umushumba mwiza cyangwa ndi umucanshuro? Ese nyoborera kuri Kristo cyangwa nyoborera kwa Sekibi? Hari imvugo igira iti utayobora arayobya. Nawe rero uze kureba niba uri mu bayobozi cyangwa uri mu bayobya, abayobya ubushyo bw'Imana. Iki cyumweru rero gifite umwihariko cyane, kuko nta muntu n'umwe utari umushumba. Niba utaragira amatungo yafatika, intama, ihene, inkoko, ingurube, inka n'andi matungo menshi, uko biri kose ntiwabura abantu uragiye, abantu witaho, abantu ushinzwe. Ariko niba udafite n'abantu ushinzwe, uko biri kose ushinze urugo rwawe, ushinze umutima wawe. Uwo mutima rero urabe uragira uyobora ku Mana. Umushumba mwiza nuragira akayobora ubushyo bw'Imana ku Mana. Umushumba mubi nawe turaza kumubona, niba wundi nawe uyobya ubushyo bw'Imana, umeze nyine nka rwa rumafu rwuza rwitera muri ya mbuto nziza, bikaza kurangira urumafu rugiye rukura imbuto mbi. Umushumba mubi abo nabo bariho. Uze gusohoka ngaha umaze kwisuzuma niba uri umushumba mwiza, niba uri umushumba mubi. Ngaha amasomo agiye kubidufashamo kugira ngo nawe uragire, ariko uragirire Kristo. Isomo rya mbere twazirikanye, turazirikana Imana umushumba mwiza ubabaye, kubera ko yagize abandi bashumba batari beza batatanye ubushyo bwe. None itumye umuhanuzi Yeremiya kujya kuburira aba bashumba, ibyo murimo ntabwo ari byo. Uko mwangejeje ubushyo bwanjye mwarabutatanyije, none Nyagasani yongeye gutanga icyizere ko agiye gukoranya ubushyo bwe, kongera kubuhuriza hamwe. Amen. Kugira ngo baragirwe n'umushumba umwe, ari we uhoraho, umurinzi wabo. Turumva umuririmbyi wa Zaburi yikiriza iri somo atwerekeza ku mushumba mwiza, ari we Mana. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura. Amen. Iyo nzi ko Imana indengera ikandenganura, ndatuza, kuko Imana inyobora ahantu heza, kuko ari umushumba mwiza. Isomo rya kabiri ryo mu Yohana 3 cy'Abanyefezi naryo riratwerekeza ku mushumba mwiza, ari we Kristo. Birangira Kristo yitangiye ubushyo bwe, umushumba wigurana intama ze. Biratwerekeza ku musaraba Yezu yabambweho, agira ngo aduhuze, ahuze isi n'ijuru, ahuze abantu n'Imana, ahuze abayahudi n'abagereki, ahuze abantu bose batavugaga rumwe, maze abahurize mu rukundo rwe. Urukundo yagaragaje hehe? Ku musaraba, gukiza abantu. Ngicyo rero ikinyuranyo. Umushumba mubi icyo akora aratatanya, umushumba mwiza ari we Yezu Kristo arahuza. Umwe ni dispersion, nka kijya gikorwa shese kibakora cyo gutatanya. Undi ni unire, union, unité, guhuza, ari we Yezu Kristo. Guhuza imiryango,
guhuza abari kure akabakusanyiriza bose imbere y'Imana nk'umushumba mwiza. Naho ivanjiri uyu munsi nayo iraduha urugero rw'umushumba mwiza ari we Yezu Kristo, ubwo amaze gutuma intumwa ze mu butumwa kuko twabizirikanye ku cyumweru cyashize kujya kwigisha utagatifuza. Noneho agiye kubakoranyiriza imbere ye kugira ngo abayobore ahantu heza, abayobore ku byiza. Turaza kumva ubushumba bwa Kristo ko bari kuganisha nanone gutoza, ubwo abigishwa be bavuye mu butumwa bwa mbere abakoranyirije iwe. Wa murimo w'umushumba mwiza udatatanya aho gukoranya, agahuriza hamwe abo yatumye. Ngubwo bwa bumwe ngo intumwa ziteranira iruhande rwa Yezu, zije kumuha raporo, zije kumubwira ibyo zagezeho. Burya umukozi wese aha raporo nyine umukoresha we. Ese wo ninde ugukoresha? Ni Yezu ugukoresha? Niba ari Yezu ugukoresha, nawe niwe uzajya uha raporo. Uha Yezu ka raporo k'ibyo twakoze, niyo uzirikana ko ari we nyine ugukoresha. Umukozi aha raporo umukoresha we. Wowe uha Yezu raporo, Yezu niwe ugukoresha, Yezu niwe ugutumye. Niba ari gutumye, nawe uzamuha iki? Uzamuha ka raporo umubwira uko byagenze. Kongera gukorera kwa Yezu ukamubwira ko ubutumwa bwagenze, ukamubwira ibyago wahuye nabyo, ibibazo wahuye nabyo mu rugendo, ibisubizo wahuye nabyo mu rugendo. Ni Yezu wagushoboje, ntabwo ari wowe. Byose ukagira gute ukabimubwira. Bibwire Yezu nawe. Yezu akoresheje akajambo keza cyane kaza kudufasha neza kumva umushumba uwo ari we. Ati nimuze ahitaruye hadatuwe muruhuke gatoya. Amen, amen, amen. Umushumba mwiza nuruhura intama ze. Umushumba mwiza nujyana mu mwiherero intama ze ubundi akaziruhura. Turaza kumva mu ncamake ikiruhuko cyabo kiraganisha ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ugusabana, icya kabiri ni ugusangira, icya gatatu nanone ni ugusenga. Uku gusabana rero baraza kubwira Yezu ibyo bagezeho, raporo, bamubwira ibikorwa bakoze. Naho gusangira bwa kabiri ni ugusangira ifunguro bakarya, dore ko bari babuze n'umwanya kubera ubutumwa. Ariko Yezu agiye kubahuriza hamwe kugira ngo bafungure. Nimuze dufungure imbere ya Yezu, ukarishya ifunguro riruhura. Hanyuma barasenga, kuko uri kumwe na Yezu nta kintu buri gukora usibye gusenga. Ahadatuwe umwiherero tugasabana na Kristo, tugasangira na Kristo, ubundi tugasenga. Iyi vanjiri ya none nije kongera gutwibutsa uburyo twebwe tujya turuhuka iyo twarangije imirimo dushinzwe hano ku isi. Iyo twarangije imirimo twagombaga gukora ku munsi, uruhukira hehe? Ku mugoroba uruhukira hehe? Mu gitondo uruhukira hehe? Ku manywa uri kuruhukira hehe? Uzajya usanga kenshi dukora ibiruhuko, ariko no kwibaza ngo ibyo biruhuko byacu natwe bifite izo ntego eshatu nk'uko tugiye guterana iruhande rwa Yezu: gusabana, gusangira ndetse no gusenga. Komeza ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Ongera uze kwibaza uno munsi ko nshinzwe abantu nigeze mbafata turasohokana. Mujya musohokera hehe? Musohokera muri hoteli zihenze, mugasohokera mu makabara ahenze cyane, mugasohokera mu birunga, mukajya kureba imisozi, ibisiza n'imisozi, mukajya kureba ahantu h'inyaburanga. Ni kangahe mujya musohokera n'abo mushinzwe ku Mana? Mugasohokera mu kiliziya, mukajya gushengerera, tukajya gusengana n'abo dushinzwe. Umwitozo nawe ushaka kugutsinda, urubanza nawe rushaka kugutsinda. Aho ujya usohokera nawe ushinzwe. Yezu yajya kuruhuka aruhukira hehe? Intumwa za Yezu yagiye kuruhuka zo ziruhukira hehe? Ese uraruhuka cyangwa uraruha? Mubyeyi, ndifuza ko twakora n'umwitozo, bityo ufata agakaye n'agakaramu uze kugenda uvuga uti uyu ni umuruho, iki ni ikiruhuko, uyu ni umushumba mwiza, uyu ni umushumba mubi, uyu ni umucancuro. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umwana w'umukobwa ngo yarazi ubwenge mu ishuri. No kubwo yigaga amashuri yisumbuye, bamuhembaga kuruhukira kwa marene mu gihe batisimu mu mujyi, ubundi bakamufata neza. Yavaga kwa marene akava yarakeye, yarabaye neza. Abandi biganaga bakamutangira bakamugirira n'ishyari. No ku gihe kimwe kiza kugera, uwo mukobwa yagera kwa marene, marene akamuha uturimo tworoshye amufasha mu rugo. Umubyeyi batisimu yakundaga kugira amahugurwa. Umunsi umwe rero cyara kabaye ngo aza kujya mu mahugurwa. Agiye mu mahugurwa biza guhura no ku mugabo we nawe akoze kugira imirimo myinshi, imirimo w'urudaca. Ubwo nawe yasozaga imirimo akajya kuruhuka, agafata akaruhuko ku munsi. Uko aramenyereye gufata akaruhuko, aza kugafata kugera ku ndunduro.
arakugendera, ajya kuruhukira muri bara, arazinywa arongera, navugaga inzoga, atangira gusoma kuri gatanu ni ikinyobwa cya Skol, ukomeza ugasoma, biza kurangira wa mugabo atakiri gusoma gusa, ahubwo atangiye kwandika. Dore ko burya iyo umuntu amaze gusoma nta kindi kibagukurikiyeho, niba hari ikintu wafashe nawe ugira akantu wandika. Car lire c'est écrire, gusoma no kwandika burya. Uko akomeje kuruhuka, akomeza kuziruhukiramo ni inziki. Ntago nshatse kuvuga indaya, ariko igihe cyaje kugera, uyu mugabo amasaha aramushirana, biza kugera igihe ubwo yaramaze gusoma 5, amaze no kwandika 8, igihe hakurikira ni ukugaba nyine 8. Araza, murumva ko harimo 8 nyine agiye kugaba, ataha saa 8 z'ijoro. Ageze mu rugo asanga umugore yagiye mu mahugurwa, nuko agufatira nzira. Byaje kurangira ageze muri cya cyumba cya mwana w'umukobwa aba ariho aruhukira, niho inzoga nyine zaje kumutsinda. Agezemo rero muri cya cyumba, sinshaka gutinda uburyo nyine wa 8 yaramaze kwandika, agiye kugaba ahangaha nyine muri iki cyumba, agiye gutanga 8 nyine kuri uyu mukobwa, umwana w'abatisimo. Hashize iminsi, ikiruhuko cya mukobwa kirangira ayitwaye inki diplome. Nuko ageze iwabo buri uko babyifatamo, kubera uyu mwana wabo nyine ibiruhuko bye birangiye nyine ayitwaye. Wa 8 agabiwe na wa mugabo, nuko amaze gutwara iyo nda, ugasoreza amashuri aho ngaho ayitwaye. Ntuze kumbaza niba ubwenge yaraza ariho bwarangiriye, ntuze guhita ubimbaza. Nuko Marina avuye mu mahugurwa asanga wa mukobwa w'abatisimu ibiruhuko yabirangije, amashuri yayasoje atyo. Biramubaza cyane, biramurya. Nguko ikiruhuko cya mugabo cyaje kurangira, aho yagitangiriye mu ikabari n'ahandi hose, kirangira nyine aruhukanye n'uwo mukobwa. Ese yaramuruhuye cyangwa yaramuruhije? Imbere y'iki kiruhuko cy'uyu mukobwa n'imbere y'iki kiruhuko cy'uyu mugabo hari ibibazo bigera muri 6 nifuza ko akoramo umukoro, bityo uze kureba niba ari kiruhuko cyangwa niba ari umuruho. Ikibazo cya mbere, niba umugabo cyangwa umugore ava mu rugo agiye ku kazi, akazasanga umugabo yasize ku rugo cyangwa umugore yasize ku rugo yararuhije, ubwo akazi azakihora ntazajye akajyaho. Kazi mukareke mujye mucunga ingo zanyu, ukomeze ucungane n'uwo mwashakanye. Ikibazo cya kabiri kuri urugo kikagera kiti, niba ababyeyi b'uyu mwana baramwohereje kujya kuruhukira ku mujyi w'abatisimu Marene mu mujyi, nk'igihembo bari bamuhaye nk'umwana uwa mbere mu ishuri uzi ubwenge, aha bazifata bate niba babona umwana wabo aje yararushye ayitwaye, azanye diplome, kubera ko nyine yahise asoza amashuri, arayizanye arayifite iyo diplome. Ikibazo cya gatatu, tekereza nawe wohereje umuntu ari umwe, none bagarutse ari 2, ese urungutse cyangwa urahombye? Iyi diplome uraza kuyakira ute? Ikibazo cya 4 kikagira kiti, niba ababyeyi bari baragurishije udusambu twabo twose, bakagurisha ibyo batunze, yewe kugeza nubwo basigaye bari ibitari mu munyu kugira ngo barihire umukobwa wabo yige, intumbero bari bafite kuri uyu mwana wabo, none umwana wabo akaba bisoje atya, bararushye cyangwa bararuhutse? Umwana we yihutiye gusoza amashuri vuba n'igitaraganya, ese n'ubwenge bwinshi butumye asoza amashuri ku buryo bwihuse? Ikibazo cya 5 kikagira kiti, niba uyu mwana ari mineri, urumva ko imyaka ye atari myinshi, niba kandi uwafashe umwana muto akamufata ku ngufu bene aka kageni ahanishwa igihano cyo gufungwa imyaka ntuze kuyimbaza, uyu mugore navugaga Marene umubyeyi w'abatisimu azifata ate imbere y'iki kibazo ahuye nacyo? Imbere y'umugabo we umuhemukiye, imbere y'umuryango naringe kuvuga hemukiye w'umwana, azifata ate imbere y'aka kavuyo? Ese azafungisha umugabo we? Namufungisha se ninde uzajya umugemurira? Marene araza kwakira ate uyu muruho n'ibibazo bimugwiririye byose? Bya bindi by'uko nyina w'umutindi yanitse ntiriva, kandi nyakibi ngo ntararabushyitse wa mubyeyi we. Reka twibaze n'ikindi kibazo cya 6, nawe uraza gukomeza wibaza ibindi. Ese uyu mwana ugiye kuvuka, uyu mukobwa wari waragiye mu kiruhuko none akaba atashya yitahanye, uyu mwana uzavuka azapfana iki na pare, azapfana iki na Marene, azapfana iki n'aba babyeyi yaragiye kuruhukira, azapfana iki n'abana bahangaha yaragiye kuruhukira?
aya masano uri kuyumvisha, uriyumvisha neza uwo murimo nako uwo muruho. Yewe sinifuza kukubwira uko byasojwe, sinifuza gukomeza kugusubiriza. Uyu ni umukoro uhawe w'iki cyumweru kugira ngo wongere urebe Kristo umwami, Kristo umushumba mwiza, Kristo uhuza abantu, ariko abandi bayobozi ashyiraho bo bakagenda batatanya abantu. Ngira ngo urumva ko ibibazo byose twagiye twibaza n'ibindi nawe ukomeza kugenda wibaza uko byarangiye, ntabwo dushobora kubisoza, ni byinshi cyane. Gusa ikigaragara, haje akavuyo, icyari ikiruhuko cyahindutse umuruho. Abari bizeye ko bagiye kuruhuka, umwe agiye kuruhuka kubera ubwenge afite, ahawe igihembo, ariko bikaza kurangira aya ari amahirwe ahawe birangiye ari igihombo. Nk'uko uko ushobora guhabwa igihembo ugiye kuruhuka, bikaza kurangira ari igihombo, guhombana bitabuze no guhomboka byose birimo. Uzajya usanga mu giturage by'iwacu no mu mijyi yacu myinshi abantu bafata ibiruhuko, ugafata ibiruhuko ari ukibaza ngo uri kuruhukira he? Waruhukiye hehe? Uruhukira mu ikabare. Bamwe ibiruhuko byabo bikora mu ikabare, abandi mu nzu z'indahya, bikaza kurangira uko bibwiraga ko uruhutse, aho gutahanya umuruho nk'imisara 25. Nibwo bizarangira nyine uyitahanye, iyo diplome ukayitahana, ubuzima bwawe bugahita bujyamo agatotsi. Kubera iki? Waruhutse nabi nyine, warose nabi burinda bucya. Mwababyeyi mwe, ikibazo cy'ubwenge dufite, ubwenge aho kuba igisubizo bwagiye buba ikibazo. Ikibazo cy'amafaranga dufite, amafaranga kugira ngo abe igisubizo yagiye aba ikibazo, agateza ibibazo. Aho kugira ngo byose bituruhure, ubwenge, amafaranga, ubwiza, ibindi byose dufite byiza, aho kugira ngo bituruhure, ahubwo byagiye tuviramo mu ruho. Ngiye bya bikorwa by'umushumba mubi twavuze haruguru, ibikorwa byo gutatanya, ibikorwa byo guhungeta, akavuyo, umururumba, akajagari, desordre. Kubera iki? Wiringiye amafaranga yawe, wiringiye ubwenge bwawe, biza kurangira uruhutse nabi, biza kurangira uko kuri umuruho. Nawe Nyagasana gutumyeho uyu munsi kuri iki cyumweru, ati ubushyo bwanjye watatanyije. Reba abana bose bagiye baza kukaruhukira iwawe, reba indushyi zagiye zishaka kuza kuruhukira iwawe, kuko zazikonyemo umubyeyi n'umushumba mwiza. Abo bose basanga nabo baratatanyije, ukabahungeta, kandi ari ba Yezu baje kuruhukira iwawe. Abo bigishwa ba Yezu baje kuruhukira iwawe. Babyeyi, muri iyi minsi dufite ikibazo kiremereye cy'ikiruhuko. Abantu benshi bakora imirimo myinshi cyane, ariko ni bake baruhuka. Nabo bake baruhuka ni ukureba aho baruhukira. Abenshi ibiruhuko byacu tubikorera mu ikabare, muri bara, muri hoteli, tugasohoka tukagenda, ariko ntitwongere kwinjira. Dusohokera kwande, duhurira kwande. Ni kangahe nyafata akaruhuko ngafatira muri chapelle? Ni kangahe nyafata akaruhuko nkajya gusenga kiherera na Yesu? Ibiruhuko byawe uzi kwibaza ahantu ujye bikorera. Ni bya bindi byuko nyine iyo ugendana n'imbwa nyine gusiga imbaraga se cyangwa gakuruma. Niba ukora ibiruhuko byawe mu ikabare, ukabikorera mu nzoga, ukabikorera mu ndaya, ibiyobyabwenge byose bigataha iwawe, bizarangira urushye, bizarangira uri kurushya abandi, bizarangira utahanye umuruho. Ariko nugendana n'umugabo Yezu azakugabira, uzaruhukana na Yezu, uzishima unezerwe muri chapelle, muri kiliziya, mu ngoro y'Imana. Gufata akanya nanjye nkareka imirimo narindimo, ubundi nkegera Yezu, nkagumana na Yezu, ngaha Yezu ka raporo, nkabwira Yezu ko umunsi wagenze, nkabwira Yezu ubuzima bwanjye, ubutumwa yambaye, ibyo yanshinze, nkongera nkabiganira naho na Yezu. Dore ko umwana utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Nawe rero niba ushaka kuruhuka neza, ntukajye umara umunsi, ntugasoza umunsi utisuzumye, utagiye kwa Yezu, udafashe byibuze iminota 5 ngo ugere uhure na Yezu, muhuze, mukorane na Yezu, ugendane na Yezu, bane na Yezu. Gufata agahe ko kwicara ngatekereza, ngitekerezaho, nkagumana na Yezu, nguko gushengerera ngiye igisengesho ry'umwihariko, aho ngomba guhurira na Yezu kugira ngo kongera tuganire ku ubutumwa yampaye. Nuko rero nawe ufata intego yo kuruhukira kwa Yezu. Nujya ku mirimo ugiye mu butumwa, banza ubibwire Yezu. Mu gihe uri mu mirimo, mu butumwa, uri ku kazi, uri ku ishuri, komeza ubibwire Yezu, muganire na Yezu. Hanyuma nunasoza iyo mirimo, uhe Yezu ka raporo, jye kuganira na Yezu, ugumane na Yezu, ubane na Yezu,
umubwire ibyawe byose, ibyakugoye ubimubwire, ibyakunanije ubimubwire, ibikurushya ubimubwire, ibyagenze nabi n'ibyagenze neza byose ubimubwire, kuko Yezu arakumva kandi yiteguye kugufasha kugira ngo akuruhure. Kwa Yezu niho twaruhukira ubundi tukagira amahoro nyakuri. Mugire icyumweru cyiza. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Dismas wa Diyosezi ya Cyangugu.